Byagenda bite uramutse ukunze umugore ariko ukaza kumenya ko mu by'ukuri yari umwamikazi utabizi? Byagenda bite se umuntu wegereye cyane intebe y'ubwami akaba ari we uri gutegura gusenya urukundo rwanyu rwihishwa? Kandi se byagenda bite ibanga rimwe rihishwe rishobora guhindura ahazaza h'ubwami bwose? Iyi ni inkuru y'igikomangoma Michael ndetse n'umukobwa mwiza witwaga Amara wari utuye mu mudugudu. Inkuru y'urukundo, ubuhemu, amabanga n'ubwami, aho atari buri wese wagaragaraga uko yari ameze mu by'ukuri. Murakaza neza kuri Joseph Talks Rwanda. Mbere y'uko dukomeza, ntibagirwe gukanda subscribe ndetse ngo kandi no kunzogera kugira ngo utazacikanwa n'indi nkuru ubutaha, kuko tubagezaho inkuru nshya buri cyumweru. Kera hari ubwami bwiza bwitwaga Rendari. Ubwo bwami bwari bukize, bufite amahoro kandi bukikijwe n'imisozi myiza y'icyatsi kibisi. Hagati muri ubwo bwami hari ingoro nziza cyane. Muri iyo ngoro niho umuryango w'umwami wabaga. Umwami yari afite umuhungu umwe gusa yitwaga igikomangoma Michael. Michael yari mwiza, yari umunyabwenge kandi yakurwaga cyane n'abaturage. Aho ariko hari ikibazo kimwe. Michael yangaga igitekerezo cyo kuzaba umwami. Yakundaga gufasha abantu basanzwe. Umunsi umwe mu gitondo yasohotse mu ngoro rwihishwa yambaye imyenda isanzwe. Yashakaga kugenda mu baturage ariko hatagize umenya ko ari igikomangoma. Ageze ku isoko ry'umudugudu yabonye umukobwa ukiri muto wagurishaga indabo. Uyu mukobwa yitwaga Amara. Yari mwiza ariko ikintu cyakuriye Michael cyane ntabwo cyari ubwiza bwe gusa, ahubwo hari inseko ye. Michael arahagarara aramubaza ati izi ndabo nangahe? Amara nawe aramubwira ati ni ibiceri 5. Ubwo byari ibiceri 5 byakoreshwaga muri ubwo bwami. Nuko Michael amuhereza ibiceri 10. Amara nawe aravuga ati ariko nakubwiye ko ari ibiceri 5 gusa. Michael aravuga ati noneho imindabo 2. Amara aramwenyura, Amara aravuga ati ntabwo uzi neza imibare. Michael araseka aravuga ati hari ibindi bintu nzi neza. Amara nawe ati ibyo bintu ni ibiki? Michael aramureba aramubwira ati gusetsa abantu. Nuko Amara araseka ariko nta n'umwe muri bo wari uzi ko icyo kiganiro cyoroheje cyari guhindura ubuzima bwabo burundu. Mu byumweru byakurikiyeho Michael yakomeje gusubira muri uwo mudugudu. Buri gihe yageraga ku isoko agashaka Amara, bakaganira, bagaseka ndetse rimwe na rimwe bagatemberana. Michael ntiyarigeze abwira Amara ko ari igikomangoma. Umugoroba umwe Amara aramubaza ati Michael, ubundi ukora iki? Nuko Michael araceceka aramubwira ati nkorera umuntu ukomeye. Amara ati umuntu ukomeye? Michael ati yego. Amara aramubaza ati ariko biragaragara ko hari icyo uri kumpisha. Nuko Michael aramwenyura. Michael ati ahari kirahari. Nuko Amara aramureba cyane aramubwira ati njye ntabwo nkunda amabanga. Nuko Michael agaragara mu maso ko bihindutse, ariko yari azi ko igihe cyo kumubwiza ukuri cyari kitaragera. Ariko icyo atarazi ni uko hari umuntu wari usanzwe ubareba mu ibanga ariko bo batabizi. Igikomangoma Victor yabacungiraga hafi, kandi Victor ntabwo yari yishimye. Umunsi umwe Michael ajyana Amara ku musozi mwiza witegeye ubwami bwose. Amara, hari icyo nshaka kukubwira. Amara ati ni iki? Michael arahumeka cyane. Michael ati Michael si ryo zina ryanjye ryonyine. Amara aramureba asa n'utunguwe cyane. Michael ati ndi igikomangoma Michael, umuhungu w'umwami Adiriyani. Amara aratungurwa cyane. Ati wowe uri igikomangoma? Michael ati cyane rwose. Amara asubiza amaso inyuma aravuga ati Michael warambeshye. Michael nawe ati natinye ko wahindura uko umfata. Amara aramubwira ati ariko wari ukwiye kunyizera. Nuko Michael ashaka gufata ukuboko kwa Amara aramubwira ati Amara ndagukunda. Nuko Amara amureba mu maso ariko yari arakaye, ariko nawe mu by'ukuri yari yamukunze. Nyuma yo guceceka igihe gito nawe afata ukuboko kwe. Amara ati ntacyo bitwaye kuba uri igikomangoma. Aramwenyura. Nuko Amara arakomeza ati icyo nitayeho ni umugabo nahuriye nawe ku isoko. Nuko Michael aramuhobera ariko ibyishimo byabo ntibyatinze. Nuko nyuma y'akanya gato Michael asubira mu ngoro. Nyina yari amutegereje.
Nyina wa Mayiko, umwamikazi Elena, aramubaza ati wari he? Mayiko ati nari hanze. Umwamikazi Elena aramubwira ati wari kumwe na wa mukobwa mu mudugudu? Nuko Mayiko araceceka, ariko umwamikazi yari yabimenye. Umwamikazi Elena ati ntushobora kumushaka. Mayiko ati niwe mukobwa nkunda. Umwamikazi Elena ati eregura igikomangoma, gushaka kwawe ntabwo bishingira ku rukundo gusa. Nuko Mayiko ati noneho hari sinzashaka kuba igikomangoma. Umwamikazi aratungurwa. Umwamikazi ati ntukongere kuvuga utyo. Ariko hari undi muntu wari wumvise ibyo byose. Igikomangoma Victor ahita amenya ikintu kimwe: Mayiko ntabwo ashaka kuba umwami. Nuko Victor ashobora kuzaba umwami. Nuko Victor ahura rwihishwa na General Ronald. Victor aravuga ati Mayiko akunda umukobwa wo mu mudugudu. General Ronald ati none se niba akunda umukobwa wo mu mudugudu uragira ngo bigende bite? Nuko Victor ati uwo mukobwa ni intege nke ze. General Ronald aramwenyura. Nuko General Ronald aramubaza ati urashaka ko nkora iki? Victor aramureba. Nuko aravuga ati menya ibintu byose bikwerekeyeho. Hagati aho Mayiko asaba uburenganzira bwo gushaka Amara. Umwami aratungurwa. Umwami Adiriyani aramubwira ati uramukunda by'ukuri? Nuko Mayiko ati ndamukunda n'umutima wanjye wose. Umwami aramwenyura. Ubwo umwami Adiriyani ati noneho muzane mu ngoro. Mayiko arishima. Ariko mbere y'uko abikora habaye ikintu giteye ubwoba. Umudugudu wa Amara waratewe, amazu arasenywa, ndetse abaturage bagira ubwoba. Se wa Amara arakomereka cyane. Nuko Mayiko ahita yirukiraho. Mayiko ati ninde wakoze ibi? Ariko nta muntu n'umwe wari ubizi. Ariko Victor yashakaga ko Mayiko yemera ko umuryango wa Amara wari ufite uruhare mu cyaha cya kera cyakorewe umuryango w'ibwami. Nuko Victor ajyana inyandiko ibwami. Victor ati data, ntekereza ko umuryango wa Amara hari ibyo wihishe inyuma. Umwami asoma iyo nyandiko, nuko mu maso he harahinduka. Umwami Adiriyani ati ibi ntibishoboka. Nuko Victor nawe aramureba. Victor ati ise wa Amara yigeze gushinjwa kugambanira ubwami. Nuko Mayiko yumva ibyo, areba Amara mu maso. Nuko Mayiko ati none se ibi ni ukuri? Amara we yaratunguwe cyane, aravuga ati sinzi icyo navuga. Nuko Mayiko ati mbwiza ukuri. Amara aramubwira ati ndi kukubwira ukuri. Nuko Mayiko aragenda, Amara asigara arira. Ku nshuro ya mbere atangira kwibaza nimba Mayiko koko amwizera. Muri iryo joro ajya kureba inshuti ye magara yitwaga Maya. Amara ati Maya, nkeneye kumenya ukuri. Nuko Maya nawe muri ako kanya agira ubwoba. Hari icyo uzi ku muryango wanjye? Nuko Maya araceceka. Amara ati ndakwinginze. Amaherezo Maya aza kumubwira. Maya ati papa wawe ntabwo yigeze aba umugambanyi. Nuko Amara aratungurwa. Amara ati none se kuki ingoro ivuga ko yari umugambanyi? Nuko Maya areba hirya no hino aramubwira ati ni ukubera ko hari umuntu ukomeye washakaga kumukuraho. Nuko Amara ati uwo muntu ni nde? Maya arongera ati uwahoze ari umwami. Amara ayoberwa ibyo ari byo. Nuko Amara ati urashaka kuvuga iki? Nuko Maya amusobanurira ko imyaka myinshi ise wa Mara yari yaramenyekanye ko hari umuntu wo mu muryango w'ibwami wibaga amafaranga y'ubwami. Yagerageje gushyira ukuri ahagaragara, ariko aho kumwizera bamushinje kugambanira ubwami. Ariko hari ibanga rikomeye kurushaho. Maya aha urunigi rwa kera Amara. Nuko Maya ati papa wawe yararumpaye mbere y'uko abura. Amara ararureba. Imbere muri urwo runigi harimo akamenyetso k'ubwami. Nuko Amara aratungurwa. Amara ati kuki umuryango wanjye ufite akamenyetso k'ibwami? Nuko Maya muri ako kanya atangira kurira. Ati ni ukubera ko papa wawe atari umukozi w'ingoro gusa. Nuko Amara ategereza ko Maya abanza kurira. Nuko Maya aravuga ati yari umukuru w'ibwami. Nuko Amara akuka umutima. Ubuzima bwe bwose bwari bushingiye ku kinyoma. Ntabwo yari umukobwa wo mu muryango ukennye gusa.
yari uwo mu muryango w'ibwami, ariko mbere y'uko amenya neza ukuri kose abasirikari barahageze baramufata. Michael abwirwa ko Amara yafashwe ahita yirukira mu ngoro. Michael ati kuki mwamufashe? Umwami Adiriyani ayoberwa ibyo ari byo, nuko aravuga ati sinjye watanze itegeko ryo kumufata. Michael aratungurwa cyane ati none ninde? Ako kanya General Ronald arinjira, inyuma ye hari igikomangoma Victor. Nuko Victor yinjira ari kumwenyura ati ninjye watanze itegeko. Nuko Michael biramuyobera ati none kuki watanze itegeko ryo kumufata? Victor aramwegera ati ni ukubera ko ubwami bugomba kuba ubwanjye. Nuko Michael aramubwira ati amaherezo ndaza kumenya ukuri kose. Victor niwe wari wateguye byose, inyandiko, igitero cyabaye mu mudugudu ndetse n'abashinjwa bose byari igitekerezo cya Victor. Nuko Michael ati wagambaniye umuryango wawe bwite? Victor ati oya, ndarindaga ahazaza hanjye. Nuko umwami Adiriyani arahaguruka. Umwami Adiriyani ati abasirikari banjye nimufate Victor, ariko nta n'umwe wavuye aho yari ahagaze. Umwami areba hirya no hino, ariko General Ronald yari yamaze kwigarurira abasirikari bose b'ingoro. Nuko Victor aramwenyura ati byarangiye data. Maya afasha Amara gutoroka rwihishwa. Amara asubira mu ngoro afite urunigi mu ntoki, yinjira mu cyumba cy'intebe y'ubwami. Abantu bose baramureba. Amara ati ibi byari ibya data. Umwami Adiriyani abona urunigi, mu maso he harahinduka ahita arumenya. Nuko umwami Adiriyani ati mukuru wanjye. Amara arahindukira nawe aramureba ati yego. Umwami atangira kurira. Umwami Adiriyani ati natekerezaga ko wapfuye. Amara azunguza umutwe aravuga ati data ntabwo yari umugambanyi. Umwami areba Victor hanyuma amenya byose. Umwami Adiriyani ati Victor. Ariko Victor agerageza gutoroka, ariko nanone abasirikare b'ingoro baramuhagarika. General Ronald nawe arafatwa, ukuri kuramenyekana. Se wa Amara yari umwere. Nyuma y'iminsi mike umwami Adiriyani ahamagara Michael na Amara. Umwami Adiriyani ati Amara, uri umwe mu bagize umuryango w'ibwami. Nuko Amara araceceka. Umwami Adiriyani ati kandi Michael ubwami ni ubwawe. Nuko Michael areba se cyane ati sinshaka kuba umwami kubera gusa ko navutse ndi igikomangoma. Umwami aramwenyura ati Michael, nshaka kuba umwami kubera ko nshaka gukorera aba baturage. Umwami ashyira ikamba ku mutwe wa Michael. Hanyuma Michael ahindukirira Amara amufata ukuboko. Michael ati kandi nshaka ko aba ari iruhande rwanjye. Amara aramwenyura cyane mu marira. Nuko nyuma y'imyaka myinshi ubwami bwari bufite amahoro kurusha mbere hose. Umwami Michael yategekaga neza kandi mu rukundo. Umwamikazi Amara yakoranaga nawe, ntabwo bigeze bibagirwa aho bakomotse. Umugoroba umwe Michael na Amara bahagarara kuri wa musozi bahuriyeho bwa mbere bakaganira ku nzozi zabo. Amara akamubwira ati uribuka igihe wambwiraga ko uri umugabo ukorera umuntu ukomeye? Nuko Michael araseka ati ndabyibuka cyane. Amara nawe ati wari umubeshyi mubi. Nuko bombi baraseka. Michael aramureba. Michael ati ariko hari ikintu kimwe nakubwije ukuri. Amara ati ni igiki? Michael nawe ati kukubwira ko ngukunda. Nuko Amara aramwenyura. Amara ati kandi iryo ni ryo banga ryonyine ryari rifite icyo rivuze. Nuko bafatana ukuboko bareba izuba rirenga. Rimwe na rimwe umuntu ukunda ntabwo ariwe abantu bose baba bashaka kuhitamo. Rimwe na rimwe nanone ukuri guhishwa inyuma y'ibinyoma. Kandi rimwe na rimwe ubuhemu bugutwara byose mbere y'uko urukundo rw'impamvu yo kurwana. Ariko iyo urukundo rwari urw'ukuri n'umutima wakomeretse ushobora kubona inzira igana mu rugo. Nuko urukundo nyarwo rushobora kunesha ibinyoma, ubuhemu ndetse n'ubugambanyi. Mwakoze mwese kubana nanjye muri iyi nkuru y'urukundo rw'ibanga rw'umwami. Wibuke gukanda subscribe, like ndetse na share. Jye mwabanye muri iki kiganiro ndi Joseph Talks. Njye wahishuye ibihishwe ibyari ubwiru byose mbishyira hanze. Undinde amakuru kuko niyageraho rwose ndaguta hanze.